Hello, welcome kuri Muntu Modeste. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu ushobora gukora floor plan. Ariko ntabwo ari floor plan gusa turakora, kubera ko umuntu ureba kugeza ino video kugera irangiye araba azi gukora layers, icyo ni kimwe, araba azi gukora block, icyo ni icya kabiri, then uraba ushobora no kwatachingamo external file for reference. Urugero, ushobora kuba hari floor plan uzi iri muri PDF cyangwa se iri mu bundi bwoko bwa file format, ikaba irimo akantu nyine kari komplike ukuntu, ku buryo hano utashobora kugashushanya. Nureba iyi video irangiye, birarangira ushoboye kuba wagenda ugafatamo ka kantu, urugero nka sofa cyangwa se indi object iri komplike, then ako kantu kaza ukakifashisha muri plan yawe. Ubwo ni ibintu bitatu. Icya kane ni ugukora floor plan muri rusange. Gatureke gutinda, niba uri mushasha kabisa kora subscribe kandi kunzogera kugira ngo izindi video zose zijye zikugeraho nta bintu byo gushakisha AutoCAD bimeze bite. Okay, gatureke gutinda rero, nje ndifashisha plan isanzwe ikozwe ku buryo nyine weho niba warakoze draft, nje draft yanjye ngiye kuyizana hano muri screen kugira ngo nyifashishe. Ubwo wowe nuzaba uri gukora full plan uzamanza drafting ku mpapuro. Reka ndeke gutinda, ndaza natachingemo ya plan nshaka gukora, ubundi nimara kuyatachingamo nshaka kwifashisha iyi, then nkande open, nimara gukanda open hano nkande ok, then nimara gukanda ok inze nyatachinge hano. Murabona ni plan ifite 700 metero 7 kuri metero 10. Okay, ubwo ndahaza kubera iyi plan setinzi mu mametero, inze mfate unit zanjye nanjye nzi setting muri meters units, then inze mfate insertion scale mfate meters, ubundi nkande hano okay, then mfate pan inse nukegeje hariya hirya, urabona ko gafite 700 kuri metero 7 kuri metero 10. Okay, ndaza mfate line, then mfate first point ortho on, nandikemo 7 enter, then hano mfate 10 enter, then hano ntambike 7 enter, hano mfate 10. Okay, enter, then ongera nkore enter. Ubundi nze urabona hano hari metero 10, kuva hano kugera hano 3 metre 4.5 1.5. Mfate offset, then nandikemo 3 enter, nze mve hano zamuke hariya metero 3, nkande space bar repeating offset, then nandikemo kuva hano kugera hano ni 4, mfate offset, then nandikemo 4 n'ibice 5, nkande enter, ngere mve hano nzamuke 4 n'ibice 5. ubwo already hano ni 1 n'igice. Ibyo birarangiye, tuze twongere dufate pan, tuze hano murabona harimo 2 n'ibice 75, 1 n'ibice 25 gatatu. Nze mfate offset nandikemo 2 n'ibice 75 enter, then mfate hano inze kuriya, then ongere mfate offset 1 n'ibice 25 enter, inze hano ni kuriya, nongere nze mfate, ubwo hano hasigaye ari 3, ibyo birigaragaje. Okay, ukundi kugaba gusigaye ni hano, aha murabona ko ni 2, then amara gufata 2 ibyo biragabye.
then tiriminge utuntu ndi kumva nashaka cyasimanze zino nkuta nzihereze thickness, nze mfate gutya kirimo hagati hariya, then ndangiza mfate offset mfate 0.2 0. enter, nindangiza buri rukuta mbihereze nyine 0.2 ubwo ni 20. Okay. Izi ushatse wabikora kuriya, n'izi bikaba uko. Ubwo mfite akantu kameze gutya, then kuva hano kugera hano murabona ni ukuva aha ukagera aha. Ubwo ni ukuvuga ko tuno turongo two hagati tutarimo, ndakanda TR for trimming, then nkande enter, nimara gukanda enter hari hakirimo command TR for trimming, then nze mfate kano na kano mbikuremo. Ikindi ni uko hano uyu murongo ukomeje ukamanuka hano muri gatatu, ubwo kuva hano ndamanukaho gatatu, ni hano hariho urugi. Okay, ibyo ntacyo bitwaye. Then kuva hano kugera hano hari umurongo ufite 1.5. ubwo ndaza mfate offset hano, then nandikemo 1.5, nkande enter, then nze hano nzamuke 1.5, n'aha na hano nzamuke 1.5. ubwo nikora aka kantu turiho aka. Okay, then kuva hano kugera hano harimo 1.25. inze hano mfate offset 1.25, enter, then nze mfate aha gutya na hano gutya. ubwo kano kantu niko kagiye kuva, mfate trim, enter, then utu twose ndutriminge. ubwo ni ukuvuga ko iyi mirongo nayo igomba kuvamo, iyi yose nakoresheje as reference. Okay, iriya mirongo imaze kuvamo, then nsubire hano kuri ya draft yanjye. Draft murabona ko imeze uku, harimo akandi ka escalier. ubwo ni ukuvuga ngo gafite hano harimo metero kuva hano kugera hano, maybe hano ndafataho santimetero 50 cyangwa metero 1. ndaza mfate offset, then 1 meter, enter, nze mfate hano ni 50, offset, then 50, enter, nze mfate umurongo 0.5, enter, then nze mfate umurongo bibe kuriya n'uyu bibe gutya. Okay, harimo akandi kantu kameze nk'aga step hano, ubwo ni ukuvuga ko iyi mirongo iyi ya hano ari igiye kuva, ndakeka hano muri kubibona neza. hagiye kuvaho imirongo, mfate trim, then utu turongo twa hano twose ndutriminge. n'iyi nayikoresheje as reference, nayo nyikureho. Okay, ubwo dufite akantu gafite amastepu ameze uko. Ikindi gisigaye urabona ko uyu murongo uri continue, hano hari urugi rwo ruraza kuhaja, but uyu ntawurimo, ya mirongo ntayirimo. hano hari urugi, then n'uyu nawo ntawurimo. ndakeka aha hari urugi,
then kano ni kamwe karimo dushe na za tuwarete ko gakomeje kuzamuka. Ikintu turakora rero turaza dufate extend ex, turaza dufate extend then twextendinge iyi mirongo uyu n'uyu. Tumara kuextendinga hano hari umuryango murabona ko harimo tuwarete. Okay, maybe ni ibi but n'iyi mirongo ntayirimo hano, hariho hano ndaza mfate trim, nimara gufata trim uyu n'uyu nyikuremo, ubu hasigare ari akanyubako kameze uko. Umuryango uraza hano then hano hari umuryango n'aka gasitepu, nuko iyi nyubako iteye. Aha hari umuryango birahita birangira. Okay, tuze rero tumanze dutiriminge ibintu byose turi kubona tudakeneye. Hara dutiriminge then n'aha dutiriminge, tuze hano then tubizane gato. Hano murabona ko kagomba kuba trimmed na bino gutya, mbese tuno turongo twose uri kubona utarakenera urongera ukadutiriminga then nuko turabikora. Ubwo nubona biri gutinda video urasa n'uyihutishije but ikintu kitari cyiza ni ukudawunilodinga video umuntu aba yapolodinze gutya ubundi ukayirebera offline, ntabwo ibyo aba ari sawa. Then dukomeze gutya, ubwo tuno tuntu nyine twamaze kudutiriminga hano ndabona aho bigihari kugira nyine inkuta zose zibe ziri connected. Okay, then ndabona turiya tuntu twose inkuta zose zabaye connected nk'uko hano muri kubibona. Ikintu gisigaye rero nk'uko nabivuze ni ukwatacinga ukavuga uti ese aka kano kantu natega kuriba n'agashushanya aha nabivamo, ahubwo se tuno two kudushushanya murabona utu tuntu kudushushanya byoroshye? Ntabwo byoroshye. Ikindi gisigaye rero tugiye kureba ese ni gute wakwatacingamo file for reference cyangwa se file yo kwireferaho, ubundi ukaza ugasa n'ukoze kopi, wamara gukopiya bya bintu bikaba bimeze neza neza nk'uko hano bimeze. Ndakeka umuntu ugeze hano kuri iyi video tukaba turi hamwe, ibyo nabyo agiye kubibona. Nta kindi turakora rero uretse kuzanamo file cyangwa se tukayimpotinga. Ubwo turaba dufashe iyi twari twafashe mbere, maybe ushobora kuyidiritinga iriya yari reference then ukayikuramo. Wamara kuyikuraho murabona nsigaranye ya floor plan. Weho ushobora kuba ufite iriya reference nifashishije ku rupapuro as a draft. Okay, then turaza dutange commande yitwa attach import, then twimportingemo, tuze duhitemo hano import, then tuze ikintu ushaka kwimportinga kiri hano kuri desktop, then tuze PDF floor plans, then nukwira bimeze ye dukande open. Tumara ku openinga utu tuntu aba ari ngombwa ko twose tuba dutikinze, tuko muri kutubona join line and arc segment, convert solid fills to hatch and apply line weight properties. Tugomba kuba tuvivuye but not hejuru ko by default tugomba kuba tuza tuvivuye, then dukande okay. Tumara gukanda okay, hano hasi murabona ko biri gukonvatinga PDF file. Utegereze gake bitewe na processing capacity y'imashini yawe
ubwo nyine birihuta cyangwa bitinde bati njyewe ndabizi ko imashini ndi gukoresha ishoboye ntabwo bigiye gutinda kabisa. Niba uri mushasha ndagusabye kora subscribe, niba wari uhasanzwe kabisa uri uw'agaciro kabisa, ukande like sharinge n'abandi baze kubibona. Murabona rero ya drawing ngiye kwireferaho namaze kuyigezamo. Ubwo turaza dufate wenda ni urugero ahantu hari icyumba maybe here, iki tubusipoze ko ari icyumba, tuze dufate ya object yacu tureba ahantu hashobora kuba hari icyumba room. Ndabona nta bintu by'ibitanda birimo but iki gishobora kuba ari igitanda. Iki muri kubibona ko gishobora kuba ari igitanda, then tugiselectinge. Nitumara kugiselectinga tuze dufate copy, nitumara gufata copy tuze dufate one end tubigire gutya. Ndabona bimwe bitaje ariko urakoresha uburyo ugiselectinga neza. Iyo ruto tuyigire off, then tuze tugipestinge hano. Ubwo turiya ni utuntu nafashe twakoze paste, then urabona kibaye kinini. Ibintu urakora rero urongera ugiselectinge, then hano hejuru uze ufate scale, numara gufata scale ufate one end, nurangiza uze ukigire gito like uko ushaka. Numara kukigira gito uze wongere ugiselectinge, then ufate one end kuri move, ufate one end uze ukimuvinge ahantu ushaka. Ndakeka ibi bisa naho byumvikanye. Ikindi ni uko rwa rukuta rwacu murabona rwagiye, ushobora ku extendinga uyu murongo, wabona bidahuye uze dufate extend. Tumara gufata extend urabona nabyo extendinze, umurongo wagezeyo. Icyo twari tugamije ni ukumenya ukuntu ushobora gufata ifoto ku ruhande, then wamara kuyifata ku ruhande ukaza ukayipestinga ahantu, ubundi ukayisayizinga ku buryo ushaka. But hari n'ikindi iyo uri kubona biri kukujagaraza, hari ukundi kuntu ushobora kubikora. Ikire mu mucyo tuze dufate iyi object yose tuyiselectinge, nitumara kuyiselectinga urabona hano hari ibintu byinshi biri kuba selected. Tuze tumaze editing, dufate copy, then dufate one point tuze wenda tube tuyipestinze hariya. Murabona ni uko bimeze. Tuze tuno turongo tuduselectinge, tudiritinge na kano, then tuze ino mirongo y'urukuta twafashe nayo tuyiselectinge, then tudiritinge, dusigarane ikintu kimeze nk'igitanda gusa. Then tumara gusigarana kino gitanda turaza tugiselectinge, tumara gukora selection tuze dufate scale, nitumara gufata scale tuze tukirisayizinge ko dushaka, then kino gishobora gukwiramo rero tuze dukore select, then tumara guselectinga dufate move, oruto tuyigire off, then tuze dufate one end, tuze dushake ya plan yacu, tuze tugipestinge ahantu turi kumva dushaka. Ndakeka iyi nzira yo yoroshye cyane. Urabona bedroom yamaze kugeramo, wenda hano ni muri salo. Tuze dusubire muri ya reference plan yacu, tuze dufate duselectinge iyi salo. Nitumara kuyiselectinga tuze dufate copy, then dufate one end. Tumara gufata one end tubigire bito tuyipestinga ahantu runaka, then tuyagarandise tuze dukuremo ibintu tutarakenera muri salo, tugende tubidiritinga.
utu two hasi tudiritinge, deni utu tudiritinge na tuno tuveho. Tuveho ni dimension line ishatse wayikuraho. Mbese ikintu ngamije ni ukumenya ngo umuntu yakora reference kuri dokima yo hanze gute. Tuno tuntu natwo ushobora rwose kudukuraho uri kubona utaradukenera, ukayeditinga ku buryo urashaka tu. Ko njyewe ntabwo ari ngombwa twose dukureho, then ukaza ukaduselectinga, ugafata scale command, then ukaza ukadukorera resize uko ubishaka, ukaza ukaduselectinga, then ugakora move, ukaza ugafata one end cyangwa se center, warangiza ukagradisa ya floor plan yawe, ukaza ukadupestinga hano. Kuvuga ngo hariya uri kubona ko ari duto, ushatse wakongera ukaduselectinga, then ugafata scale, ufata one end, ukaza ukaturisayizinga ku buryo ushaka, ku buryo nyine umuntu azayibona akabona ari floor plan. Ikindi ni inzugi. Tuze turebe hano, this is the double door, uru ni urugi ruri double, ushobora kuruselectinga na hano n'aha, then ugakora copy, ugafata one end kuri rwa rugi, ukaruzana hano, ukarupestinga hano uko ushaka, bati ndabona narufashe nabi, control Z nsubireyo, nze mfate wenda uru rusingo, nimara kuruselectinga kuriya, nze nkore copy, nimara gufata copy, nze mfate one end kuri rwa rugi, nze ndupestinge hano, nimara kuruhapestinga, warupestinga ahantu ushaka. Murabona ko urugi namaze kurubona, ubu gutya naruselectinga, then mfate pane ho gato, hano niho biri kugaragara. Gutya naruselectinga, then nkafata copy, naruselectinga, then nkafata copy, nkaza nkafata this end, then nkaza alt off, nkaza nkarupestinga hariya. N'ahandi hose ndi kubona bishoboka, nagenda nkaruhapestinga like ahandi then nongere nze ndufate rwa rugi, mfate rotate command, nze ndarotating in this way, nindangiza ahantu ndi kubona urugi rushobora kujya muri buriya buryo, ndufate ko hano kamanze make akarongo, hano ndaca akarongo ku buryo nshaka, ni reference line, then nze mfate rwa rugi nduselectinge, nze mfate copy, nimara gufata copy, nze mfate one end kuri rwa rugi, nindangiza nze ndupestinge hano. Ahandi ubwo zino nzugi nyine urakomeza ukagenda uzirotatinga, ubundi ukaza ugafata za reference line ukadiritinga, ubundi ukaza ugafata trim, hano kuri extend nihiba, ukaza ukabyagrandisa, ukaba watiriminga ku buryo ushaka. Nuko bikorwa. Inzugi turazibonye, tubonye ukuntu wazishyiramo, ndakeka atari ngombwa ko dukomeza inyubako yose irangire, ahubwo ikindi
ubu tugiye gufata urugi ruri dabo, wenda ruri gufungukira hanze, nze mfate hano urugi ruri dabo, ariko no kuzishushanya wazishushanya, ni uko njye nashatse kugira ngo tubone ukuntu umuntu ashobora gukora referense ku bintu runaka. Tuze dufate runo rugi, aha tuze dufate hano, deni n'aha na hano, hano wapi, tuze dufate hano na hano na hano, deni tuze dufate na hano, niturangiza dukore kopi hano, nitumara gukora kopi tuze dufate endi imwe kuri ba rugi, deni tuze turupesitinga aho dushaka, tumara kurupesitinga hariya, ibe kuriya, deni dufate runo rugi, dufate roteti komande, deni tuze dufate wani endi, turotetinge oruto iriho ntibyaba ari sawa, turotetinge kuriya, turangiza tuze turweditinge uko dushaka, deni tumara kurweditinga tuze dukore selekiti, deni dufate muvu komande, tuze hano dufate nako nari nkwiye kuba nagakuye, nako reka tugakureho nta birenze, turuseretinge, deni dufate muvu komande, oruto ofu, tuze dufate wani endi hariya, tuze dushake ya purane yacu, tuyizamure hano, esikepu, deni tuze turupesitinge hano, tuze hano dufate layini, referensi layini, tuze tugire gutya, inta, deni tuze dufate ya obujeti, tuze dufate muvu, tumara gufata muvu, tuze dufate wani endi hapa, deni tuze turupesitinge hariya, uyu murongo ushobora kudiretinga, ushobora guhita udiretinga, deni ukaza ugafata tirimu, ugatiriminga anwontedi layinizi, meyibi ugatiriminga uko ushaka nyine, murabona ko urugi rwagiyemo, dufate pani, tuze bibe kuriya, ko hari akarongo natiriminze atari ngombwa, ushobora gufata layini hapa, deni ukaza hano, ukazaho umurongo nyine, ukawusubizaho, wamara kuwusubizaho ugafata tirimu, deni wamara gufata tirimu ukaza ugatiriminga, imirongo yo uri kubona utarakenera, ni kuriya bimeze. Tumaze kubona ukuntu wakora folo purane, ukuntu watacingamo ifoto foru referensi, tumaze kubona n'ukuntu wakwirifera ku bindi bintu bigiye bitandukanye, ikindi ni inzugi za hano urumva nyine ni ugukoresha runo uko bisanzwe, ukarotetinga, ugafata wani endi ukarotetinga kuriya, deni ukaza ugashushanya referensi layini hano, bitewe naho ushaka kurushyira, uriya murongo wahageze, deni ukaraseretinga, ugafata kopi, ukaza ukarwangarandisa ku buryo ubona neza, deni ufata wani endi, ukaza ukarukopira hano, nabyo ukabyarandisa ku buryo uba uri kuhareba neza, ikindi kiba gisigaye ni ugufata tirimu, ni uguseretingira mirongo, deni wamara kuyiseretinga ukaza hano ukawudiritinga, wamara kuwudiritinga hano ushobora gufata tirimu, ukaza ugakuramo ibintu nyine uri kubona utarakenera.
ndakeka isomo risa naho rikumvikana somehow riri mu Kinyarwanda. Rero ibintu ni uko bimeze. Hano ni ukwinjira, ushobora gusohokera hano nta handi, ikindi ni amadirishya nayo ushobora kuza ukayakupira hano nk'ibisanzwe, ahubwo tugiye kuza turebe ngo layers bimeze bite. Amareya rero kugira tuyashyiremo, ubwo ni ukuvuga reya ku bantu batazizi, ni nko gufata ibintu biri mu bwoko bumwe ukabishyira mu cyiciro kimwe. Turaje rero dukiriyetinga niyu leya, gukora niyu leya, sinzi niba hari abantu bamwe babibonye bati tugiye kureba ukuntu tubikora. Turaza aha, sinzi niba muri kuhareba neza, ni muri leyazi. Muri leyazi urabona harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye, ushobora no kutanyura hariya ukaza ukandikamo ngo leya, deni leya ugaseretinga hariya, ihita igahita iba disipureyidi, deni ukaza hano hejuru hari akantu kameze nk'akanyenyeri, kano kari hejuru, iyo upuresinzeho iriya kazu ukawetinga biti, ubona ko ari niyo leya nyine, ukakanda hariya, deni hano leya neyime ukora ihita iba disipureyidi, ikakwereka nyine ko watangira kwandika, ukandikemo wenda woruzi, deni leya kara tuzireke zikomeze zibe umweru. Oke, ubwo byarangiye, leya kara hano ushobora kuyicenginga mu bara ushaka ugakanda oke. Ibyo ni bimwe, deni warangiza ugakorozinga. Ubwo inkuta tugiye kuzishyira muri leya y'icyatsi. Nta kindi ukora rero, uraza ugaseretinga urukuta rumwe rumwe, igihe utabikoze kare, inkuta zose ukaziseretinga, deni wamara kuziseretinga zose, ubwo buri rukuta ndaruseretinga. Impamvu nakoze iyi furo purane ngo irangire ni uko nabonye videwo ishobora kuba ndende, bati wowe nuba uri kuri furo purane uzayikora kugera irangiye. Izi ni inkuta, iyo umaze kuziseretinga zose umekinga shuwa ko zose ziri seretidi, deni ukaza hano, aha iyi bayita karenti leya, hariya ni muri karenti leya, ukahakirika deni ugakanda hano kuri home. Ni ukuvuga ko inkuta zose nzisize muri leya ya home, n'aka kasigaye deni nkirike hariya inzu zishyire muri leya ya home. Oke, biriya birarangiye, ikindi ni inzugi. Inzugi rero naho nta kundi urabigenza, uraza wandike ngo leya, numara kwandika leya ukanda enta, aka gatebo kabe disipureyidi, deni uze hariya ukiriyetinge ino leya uyite dozi, deni uze hano leya kara, wenda inzugi uzihereze ibara meyibi ry'umutuku, deni ukande oke. Uhita uza useretinga inzugi zose, numara kuziseretinga ukabiseretire, inzugi zose useretinge, uze hano ukirike hano kuri karenti leya, numara kuhakirika uzitemo karidonizi. Ni ukuvuga inzugi zose wazihaye leya yazo. Ubwo nuba ugiye gushushanya urugi, uraswicinga leya y'inzugi, kugira inzugi zise ziri yunifomu. Ubwo kukireya leya, ikintu cyose wakora ushobora kuba wagikorera iniyu leya. Ibyo birasobanutse. Ikindi gisigaye, turi gutangira videwo navuze ko ushobora kugira ikintu buroke. Ni ukuvuga ngo uru rugi ni urugi rw'icyatsi, urabona ruri kompurike kurukora, turwagarandishije gutya,
urabona ko nako rw'umutuku, urabona ko kurukora byakugora nyine, cyangwa se bikagufata umwanya, cyangwa se n'izi ntebe zishobora kuba zakugora. Tugiye kureba ukuntu wazigira buroke kugira ngo zibe saved in your project, then igihe urazikenera ntongere kuzishushanya, ahubwo ugende uzifate ahantu wazigize buroke. Nta kindi rero ukora, uraza iyo udashoboye kureba hano cyangwa se hano bishobora kuba bimeze ukuntu, uraza ukandikamo ngo buroke, ugatanga komande ya buroke, then ugakirika hariya, iriya table igahita iba displayed, then hariya muri buroke name ushobora kwandikamo ngo double door, then wamara kwandikamo double door ukaza hano hasi ugaselectinga handitse pick a point, ukaza ugakirika anywhere in your screen, then ukaza hano handitse ngo select object, ukaza ugaselectinga ya object yose ushaka kugira block, then wamara kuyigira block, wamara kuyiselectinga, nayiselectinze nabi, uraza hano ugaselectinga ya object yose ushaka kugira block, wamara kuyiselectinga ugakanda enter, wamara gukanda enter ugakanda wenda description, ukandikamo wenda ni double door ifite wenda diameter wenda 240, ngo ni urugi rumeze gutyo, then ugakanda OK. Ni ukuvuga ngo urugize buroke, ikindi gihe urarukenera ntabwo urongera kujya gushushanya rwa rugi. Ni ubundi buryo bwo gukora reference, uraza ugakanda hano hariya handitse insert, urabona ibintu byose byo twagize buroke birimo, ugaselectinga rwa rugi, then ukaza ukarushyira hariya, ubundi ukaza ukaruselectinga, ukaza kuba warukopiya ahantu hose uri kumva ushaka. Okay, ibyo birarangiye, turebye ukuntu ushobora gukora layer, tubonye ukuntu ushobora gukora block, tubonye ukuntu ushobora gukora floor plan, ibindi tuzareba ukuntu ushobora kuba wakora dimensions zigaragara neza cyane. Ikindi ni ukwinsatinga windows, amadirishya ushobora gukora reference ugafata kuri hariya amadirishya ari dedicated uyakuye ahantu runaka, cyangwa se ukaza ukikorera amadirishya yawe. Ariko ikindi ni uko buroke y'amadirishya na buroke y'inzugi bigomba kuba ari bimwe, bati bino bintu bya interior, ibi biri interine, ushobora kubihereza buroke yabyo, ugahita wenda furniture, then ukaza ugakora ushobora kubihereza layer yabyo, ukora layer, hano muri layer name ukayita furniture, wamara gukora ya furniture ukaza kuri layer color ukayigira wenda iri bara rya cyan color, then ukabigira kuri ngizo, ukaza ugaselectinga bya bintu biri intano, wamara kubiselectinga must not be selected, uselectinge bino bintu biri intano, ni kiriya, ikindi ni iki gitanda nacyo ushobora kugiselectinga kuriya, ubundi ukaza ugakirika hano kuri current layer, ukaza ukavuga ko biriya bintu byawe ari furniture. Okay, biri muri ya furniture nyine, nuko ubwo akatabaye selected ukoresha uko ushoboye kugira ngo ubiselectinge neza, then ubihereze layer yabyo, ku buryo inyubako nyine iraza ifite ukuntu iri design, cyangwa se ukuntu babona umuntu wabikoze ari umuntu nyine usa naho abizi nubwo utamenya ibintu byose, but wagerageje. Ikindi ni amahaci, haci kwa kundi mwabonye ka kazu gafite amahaci y'umukara, ntacyo ukora rero kirenze uretse kuza ukandikamo ngo haci, then ukaza ukandika kuriya,
but igihe ari amahaci uraza ugahitamo ibintu ushaka materiyo, muzi ko haci ari ibintu bigaragaza materiyo zikoze ikintu, wamara kuzihitamo ugaselegitinga ya matiriyo deni ukaza ahantu runaka ukazihashyira, murabona ko hariya ziri guhita zihajya nyine, ubwo ni ukuvuga ko iyi nyubako haci ubwo ubibonye kuriya wamenya ko ari urukuta rw'amatafari. Ikindi ni igiki se? Ndakeka byose bisa naho biri kujya mu buryo. Okay. Ndakeka bisa naho biri kujya mu buryo. Ubwo furo purane wayikeretinga ugashyiramo inzugi, wazishushanya utazishushanya, wakora ibiki, bati furo purane ushobora kuyikora. Ibi rero ni ibintu by'ibanze, ubutaha tuzareba ukuntu ushobora gushyiramo dayimensheni, anotesheni, gushyiramo nyine anotative dayimenshenizi, ugashyiramo ibintu nyine bifite ibipimo kandi byizute biri kugaragara. Okay, ndagushimiye rero niba twarebanye videwo kugera ubu irangiye kabisa, uri umuntu w'umugabo nyine, nta kindi nabasaba uretse gukomeza kuzireba kandi mukazirebera kuri interineti ntabyo kuzidawunilodinga bitewe n'uko ntabwo ari byiza, deni ikindi ni ugusheyaringa n'abandi bakabibona, kubera ko ndabizi muri iyi minsi hari abantu benshi bari kwiga ibintu by'amatekiniki. Okay, ndabashimiye rero, see you next time.